Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ibibereye mu gihugu cy'u Rwanda bikomeje gutungura abatari bakeya hirya no hino. Imbuga nkoranyambaga zacitse ururondogoro, mbega ibibereye mu karere ka Rulindo ibi noneho turabyita gute? Uyu mukobwa ibimubayeho birababaje cyane. Nyuma y'ibyo umusore amukoreye ku munsi w'ubukwe, mbese n'iki cyaba kibaye kuri uyu mukobwa ukomeje kubabaza benshi? Ese abagiye batandukanye bo baba batangaje iki nyuma y'ibyo biboneye bibereye mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rulindo? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba nuko wadutera inkunga uyu munsi, maze ukajya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri aya marorerwa yabereye mu karere ka Rulindo. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ibibaye kuri uyu mukobwa wo mu karere ka Rulindo azarinda ava muri ubu buzima agifite agahinda gakomeye cyane, bitewe n'ibyo umusore amukoreye ku munsi w'ibyishimo. Byari ibyishimo ku muryango w'uyu mukobwa bihinduka amarira mu muryango we. Ibi byabereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro, aho umusore wagombaga gusaba no gukwa umukobwa biravugwa ko yategerejwe n'umuryango w'umukobwa, baraheba birangira ubukwe butabaye. Ni imihango yagombaga kubera mu mudugudu wa Gitete mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo muri iki cyumweru tariki ya 24 Nzeri 2024, aho umukobwa witwa Angelique yagombaga gusaba akanakobwa. Ni mu gihe umuryango w'umusore wagombaga guturuka mu karere ka Nyaruguru gaherereye mu ntara y'Amajyepfo, ariko abo ku mukobwa barategereje maze amaso ahera mu kirere. Amakuru atugeraho avuga ko umukobwa yaje kwegura telefone ahamagara umuhungu nawe amusubiza amubwira ko batakije kuko imodoka yabapfiriyeho bageze mu karere ka Kamonyi. Gusa abaturanyi b'uyu muryango w'umukobwa bavuga ko iyi atari impamvu yagombaga kwica ubukwe, ahubwo ko hari indi ibyihishe inyuma batashatse gutangaza. Umuryango w'uyu mukobwa kandi ukomeza uvuga ko wari wakoresheje amafaranga menshi mu kwitegura ibi birori, bityo ko bikwiye kubazwa umuryango w'uyu musore ngo kuko bagiye no kubajyana mu buyobozi. Ni mu gihe umusore witwa Manirakiza Zakariya uvugwa ko ari we wagombaga gushakana n'uyu mukobwa we, yavuze ko we atazi n'uyu mukobwa barimo baramushinja, ndetse ko asanzwe afite umugore ndetse n'abana babiri. Ni mu gihe abazi iby'aba bombi bemeza ko bari basanzwe baziranye ndetse ko bamenyaniye ubwo biganaga muri kaminuza ya UTAB iherereye mu karere ka Gicumbi. Iyi ni KN Radio ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Iyi ni inkuru ibereye mu karere ka Rulindo, aho umusore yabenze umukobwa ku munota wa nyuma ubwo bari bagiye gukora ubukwe. Ibikomeje kubabaza abagiye batandukanye bibaza icyaba cyateye uwo musore gukora ayo marorerwa. Gusa hari bamwe bavuga ko uwo musore agomba kwishyura umuryango w'umukobwa w'ibyo wari wakoresheje, ngo kuko yari kumuhakanira kare aho kumuhakanira ku munota wa nyuma w'ubukwe. Ibi bikomeje kubabaza abagiye batandukanye bose bo mu gihugu cy'u Rwanda.
aho bagiye bagaruka kuri iyi nkuru yumvikanye muri kano karere ka Rulindo. Tukimara kumenya iyi nkuru twagerageje kuvugisha inzego z'ubuyobozi bwo mu karere ka Rulindo ngo butubwire kuri iki kibazo, gusa ntabwo bwigeze bidukundira ubwo twatunganyaga iyi nkuru. Umunsi umwe bazagira icyo badutangariza kuri iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi ba hano mu Rwanda, tuzayibatangariza mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Ndagushimiye we twabanye mu makuru yacu. Icyakora niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, ijya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugera kazana nuko ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi, mu gihe umaze kumva iyi nkuru yisangiza abandi kugira ngo bajye bumva aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Ahatangirwa ibitekerezo, maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio, kugira ngo ubutaha tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.